byiza mu mukurikira ubukungu talks birazwi yuko ubu ngubu aya masaha none news media zose cyangwa se ibinyamakuru byose bikomeye ku isi byarangije kwemeza yuko muri Ukraine cyane cyane Kiev ari under attack cyangwa se nkuko silence cyangwa se zizukuru twabyita kinyarwanda ari amajwi ameze nk'ari aya ambulance cyangwa se zira motiyo zije hari umuntu ukomeye agiye kunywa rirajwe sinzi ukuntu baryita iyo ryumvikanye noneho rivuzwa mu mujyi akenshi biba byerekana yuko umujyi uri under attack ahubwo mbere yuko tugera ku byabaye muri iki gitondo cyangwa se masaha asa nkaho yari nijoro muri Aziya cyangwa ko mu Burayi gatugende gatoya ibi byabanje ku munsi w'ejo moves zerekanye aho byaganaga ku munsi w'ejo. Zelensky bwa mbere yabanje kuvuga speech yari ikomeye cyane aho yavuze ko umutekano w'Uburayi ubu ngubu ushobora kuba ugiye kuba ibyemezo cyangwa se ukuri bubuhagaze ahazaza birava uko ikibazo cya Ukraine kiri bugende uretse ko Ubushinwa nanone aho ngaho bwari bumaje nanone binyuze ku muvugizi wa Minisiteri yabo y'Ububanyi n'Amahanga yavuze yuko Amerika yakoze ikosa ryo kuba yahannye uruhande rumwe cyangwa se ihana Uburusiya gusa kubera yuko ibingibi byerekana yuko ari ikimenyetso cyuko yashakaga intambara. Aho ngaho Putin nawe ejo yakoze speech yari itangaje cyane aho yongeye kuvuga yuko ngo afite amaboko cyangwa amaboko yarambuye kuba bakora ibiganiro birimo ukuri cyangwa se ibyo yise honest and open dialogue. Ibingibi nibyo yavuze gusa yibukije yuko bya byifuzo bitatu by'ingenzi Uburusiya bushaka ndetse n'ikijyana ku byerekeranye n'umutekano w'Abarusiya ntago ari ibyo kugenda ngo baganireho ibindi byose babiganira ukuyemo icyo ngicyo ibintu NATO ndetse na Amerika cyangwa se nabo bafatanyije bose bagiye batera utwatsi bigibi uyigeze guhagararira nako umuntu uhagarariye cyangwa se babandi bita aba diplomate uhagarariye Uburusiya muri Amerika yavuze yuko ibi bintu byo gushyiraho ibihano byose by'ubukungu nta kintu biri bukangeho kuri Uburusiya. Ibyo byahise binatuma umugabo ukomeye cyane uzwi nka Macfall anga akaba yarahoze ari intumwa ya Amerika mu Burusiya yavuze yuko ibi bintu nibiba bigiye kumera nk'uko bigaragara yabivuze ku munsi w'ejo yuko ishobora gukurura intambara ishobora kuba iteye ubwoba cyane kuva intambara y'isi yaba ya kabiri. Aha niyo turi kuvuga ikintu kiri rero mu magambo ya Volodymyr Zelensky perezida wa Ukraine nawe yagerageje kuvuga yuko yifuza kumva icyerekeye n'amagaranti cyangwa se igihamya cyerekana ibyo cy'umutekano kuva ku Burusiya ndetse na Amerika. Aha ngaha yageragezaga kuvuga niba nta guhungabanya umutekano bihari mbere yuko nawe afata imyanzuro Commander in Chief w'igisirikare cya Ukraine. Aha ngaha yahise anemeza yuko igihugu kiri muri state of emergency cyangwa se mu bihe bidasanzwe. Aha ngaha bisobanuye yuko ibintu ntago byari birimo biragenda neza. Aha ngaha ikindi nanone twabutsa ku munsi w'ejo nanone NATO nkuko bisanzwe na Amerika bari bongeye kuvuga yuko attack cyangwa se guterwa biri hafi bongeye kuvuga yuko banabisangije aya makuru bayasangije Ukraine. Aha ngaha ikintu gihari nanone twabibutsa nyuma yuko ibyo bintu byari bikomeje kugenda biba bamaje kwemeza Putin amaje kwemeza Luhansk ndetse na Donetsk yuko ari ibice byigenga bya Ukraine. Aba officials cyangwa Abarusiya barenga 351 babangije kuba bahabwa ban cyangwa se babujijwe kwinjira muri Ukraine ndetse n'imitungo yabo ntago bakifite uburenganzira. Ibi byakozwe n'icyemezo cyafashwe n'icyo bita inteko nshinga amategeko ya Ukraine. Aho ngaho yamaje kureba abantu bose muri 351 harimo abatorira tegeko ryo kwemeza yuko Donetsk na Luhansk ari ibice byigenga. Rero hari igihe baba bafite imitungo yabo mu bihugu byo hanze cyane cyane Ukraine yo baraturanye imitungo yabo ntago bakiyemereye kuyigira yaba mu buryo bw'ama assets cyangwa se amafaranga ndetse nta nubwo bakiyemereye no kwinjira ku butaka bwa Ukraine guhera iryo tegeko risohotse cyangwa ritorewe. Aha ikintu twakubwira nuko deja ama website hafi 5 yo muri Ukraine yarangije kugenda barimo aragendeshwa gahoro ndetse namwe yarangije no kuba aba atari accessible. Ibingibi byakozwe na cyber cyangwa igitero cya internet cyangwa ibintu nka cyber attack byakozwe n'Uburusiya. Aha ngaha ikintu gikomeye nanone burengerazuba nanone ushobora kwibaza ngo bwo buri gukora ikigaragara nuko bakomeje gahunda yabo yo guhana abantu begeranye na Putin cyane cyane
imitungo ya bamwe mu bana b'ibikomerezwa mu Burusiya bagera hafi kuri 4 barangije nayo kuyifreezinga cyangwa nubwo bemerewe kuyikoresha niba banabujijwe no kuba bagira deal bakorana n'abanyamerika. Ikindi nanone ahangaha twakubwira Uburayi nabwo bwemeje yuko bugiye gushyiriraho ibihano Minisitiri w'ingabo Uburusiya Sergei. Ahangaha nawe hari n'ikinyamakuru nacyo gikora research cyangwa gikora ubushakashatsi kuri internet cyo gifitweho ububasha bunini n'Uburusiya nacyo gishobora kuba kigiye guhanwa. Ahangaha nanone byakurikiyeho nanone Perezida Maduro wa Venezuela nawe yahise yemeza yuko ashyigikiye igikorwa cyo kohereza ingabo zijya kurinda iriya bice bibiri bya Luhansk na Donetsk. Ibingibi bibaye nyuma yuko na Bashar al-Assad nk'uko twababwiye ku munsi w'ejo nawe yavuze ko abishyigikiye. Ahangaha Amerika ndetse ifatanyije n'Ubwongereza nabo bemeje yuko bari bukomeze guha ubufasha mu by'intwaro ubuyobozi bwo muri Ukraine. Ahangaha nanone ikintu twabibutsa amafoto akomeje kugaragara nuko ingabo zongerewe cyane cyane muri Belarus ndetse n'ibi bitaro bikaba byubatswe hafi y'umupaka hafi milimetero 20 ugana i Kiev cyangwa se ugana ku mupaka wa Ukraine. Ahangaha nanone twibutsa yuko ya myitozo yari iri kubera muri Belarus ntago yarangiye ahubwo Putin yongereyeho indi minsi. Ibintu nabyo nyine nkuko twabisobanuye bushize dukora analyse yuko aburengerazuba bwahise bwerekana ko nari ikimenyetso nakumirwa cyuko noneho Putin afite gahunda yo kwataka Ukraine. Buretse ko uyu munsi ku tariki 24 noneho ibintu byahinduye isura aho Putin yahise yemeza yuko noneho yemeje yuko bagiye gutera cyangwa se binjiye Ukraine noneho mu buryo bweruye n'abasirikare kugira ngo bajye kurinda sugire bya bihugu bibiri, aho yifashishije article ya 51 igice cya 7 cy'amategeko amwe abazwi nka UN Charter. Ahangaha niyo yahise akoresha anavuga yuko noneho binemejwe yuko n'abafitanye amasezerano y'ubufatanye hagati ya Luhansk na Donetsk basinyanye ku tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri atangiye noneho ibikorwa bya gisirikare bagiye kubitangiza muri biriya bice. Tubibutsa neza yuko Abarusiya bigaragara mu mibare abenshi abanyamakuru cyangwa se abaripota cyangwa se ibigo by'ubushakashatsi byose byerekana ko abasirikare barenga hafi 150 bava mu Burusiya biteguye hafi kuba bajya muri ibi bikorwa, ndetse banagereranywa n'ibihumbi 200 byo ku ruhande rwa Ukraine nabyo biredi kugira ngo byaba byajya mu ntambara igihe byabibaye ngombwa, cyangwa se mu buryo bwo kurinda ibyo barinda cyangwa se ibikorwa by'intambara cyangwa military actions zigiyemo. Ahangaha ikintu gihari nuko tubibutsa neza yuko ibice cyitwa Donbass nkuko jo twabiretse ku ikarita cy'ingenzi cyane 30% burya nicyo gifitwe n'abantu cyangwa se abandi bitwa separatists cyangwa se babandi bigomoye bayobora ngo izi republic ebyiri ari aba ya Luhansk ndetse n'iyitwa na Donetsk. Ahangaha 70% bikontororwa na guverinoma, bisobanuye yuko Putin yemera ubwigenge we yemeye nk'ari byose kandi bafite igice gito, bisobanuye yuko ari naho intambara ishobora kuba yerekeza kugira ngo birukane abuyobozi bwa Ukraine muri biriya bice. Ariko noneho bahereye noneho bataka Kiev kugira bashyireho pressure, ari naho Putin we mu magambo yavuze yuko bibaye byiza yuko bazamura amaboko bakava ku bintu hanyuma abasirikare bakitahira bakajya mu rugo bakava muri ibintu bya gisirikare. Ibintu martial law yarangije gusinywa na Perezida Zelensky. Nta muntu uramenya iyi martial law icyo bisobanuye, gusa iramuha ububasha bw'uko hari ibyemezo ari bufate nk'umuntu uri mu ntambara, aho yanemeje yuko Ukraine iri under attack. Ubu ngubu ibintu byose bigiye gukorwa ntabwo ari bukenere yuko Assemblée Générale cyangwa se inteko iterana kugira ibyemeze. Ahangaha nta muntu uramenya ibikorwa biri buze muri iyi martial law cyangwa se iyi martial law ibubasha igiye kumuha. Ibindi nanone twababwiye nuko Amerika n'ubundi nanone yari yabivuze yuko cyber attack cyangwa se ibitero byo kuri internet byo birakomeza kuba byinshi mu masaha yaba ibyataka za telefone z'abayobozi b'igihugu cyangwa se zataka amwe mu websites akomeye cyane muri Ukraine. Ibibazo cyo bisobanuye yuko intambara yo noneho yeruye noneho byatangiye. Putin uyu munsi yabyemeje. Ciao shalom, turakomeza tubashakira amakuru kagenda zamu.